Mutagatifu Thomas wa Aquin yari umuntu w'umuhanga cyane ariko akicisha bugufi. Ubuhanga nyakuri burangwa no kwicisha bugufi, ni ukuvuga ko utazi byose kandi ko buri muntu ushobora kugira icyo umwigiraho kuko utazi byose. Ibyo rero byatumaga akora ubushakashatsi. Umuntu w'umuhanga rero ahora afite inyota yo kumenya kurushaho, ahora afite inyota y'ubushakashatsi. Noneho rero ibyo bigenda biganisha no ku Mana, kuko Imana ifite ubuhanga buhanitse burenze kure umuntu, ku buryo umuntu atazigera agera ku buhanga ngo abe yabumarayo bw'Imana. Niyo mpamvu rero uko umuntu arushaho kumenya niko arushaho kugira inyota yo kumenya. Ibi rero bigenda biganisha no mu kuri, kuko ubuhanga ni ugushakisha ukuri, kandi ukuri kutugeza ku rukundo, ariyo Mana nyirizina, ari nawo mukiro. Ibi rero byose nibyo dutoza abato kugira ngo mu mpano bafite zinyuranye bagende bagusha aho ngaho, bibaho umurongo wo kugera ku buhanga buhanitse no ku kuri k'urukundo. Murakoze. Amazina yanjye banyita Shema Ernest, turuka muri diocese ya Byumba, umuseminari wiga mu mwaka wa 3 wa filozofiya. Nkaba nshinzwe imyidagaduro n'ibintu bijyanye n'ibitaramo by'umuco hano mu seminari nkuru ya Kabgayi. Mutagatifu Thomas wa Aquin rero nk'uko twagiye tubigarukaho, ni umutagatifu wabaye umwigisha w'ukuri, ndetse agerageza guhuza ubwenge abuhuza na teolojiya cyangwa se no kwemera. Ibyo rero mu kubihuza bigaragaza ko umuntu ajyana ukwemera, ajyana ubwenge akabushyira mu kwemera, hanyuma akabasha gusobanura ibyo yemera. Ibyo rero bidufasha nk'ikigo mu rubyiruko kuba twabasha kugira ukwemera kwacu, ariko wanagusobanurira n'abakristu ikibazo kimwe akubajijeho, ukaba wabasha kugisobanura wifashishije ubwo bwenge, ukabushyira noneho mu bijyanye no kwemera, ndetse ukagira ukwemera ariko kumurikiwe n'ubwo bwenge bwa muntu. Nubwo ubwenge buhora ari umugaragu w'ukwemera, ariko nabwo uwo mugaragu nawe akaba afite uko yihariye kugira ngo agufashe kumva ibijyanye no kwemera. Mu rubyiruko rero Mutagatifu Thomas wa Aquin ikindi yakoze, ni umuntu wakundaga ibintu bijyanye no kwandika ibitabo, ndetse wakundaga kuba ari umuntu w'umuhanga cyane. Urubyiruko rero abantu bashaka kumenya ibijyanye na filozofiya cyane cyane, cyangwa se n'ubundi bumenyi ngiro, yaba mu byo twita etike, byose ibyo ngibyo abafite ibitabo byabyo birimo kwigisha imibanire n'abandi muri rusange, mbese uko wabana n'abantu muri society za hanze ukabasha gutsinda ubuzima. Nabyo byagufasha ukagendera ku buzima bwa Mutagatifu Thomas wa Aquin, ukabasha kubana n'abandi ukoresheje nyine ubwo bwenge, ariko unamurikiwe no kwemera. Nk'uko tubyiga mu isomo rya filozofiya, ubundi ubuhanga cyangwa se icyo bita ukuri kukugeraho ni steps, ugenda mu rugendo ruri progressive. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ikintu kimwe umuntu ashobora gufata ngo aba agifite mu mufuka, cyangwa se avuga ko azi ukuri. Ukuri ni urwo rugendo umuntu akora kugira ngo abashe kumenya. Niyo mpamvu rero bavuga ko umuhanga adakwiye kwiratana ubuhanga, cyangwa se bitakwiye gutuma usumba abandi, kuko akenshi umuntu afite icyo akenera ku bandi. Ushobora kuba hari ibyo uzi, ariko ugakenera ko n'uwo witaga utari umuhanga cyangwa se bakunda kwita umuswa, bakavuga ko nawe hari icyo yagufasha. Mbese kubana mu buzima ni magirirane, ni gatebe gatoki. Ibyo bashaka kutwigisha ni nko kuvuga ko ari imiretse cyangwa se to be humble, nk'uko abajene babivuga, ukagerageza guca bugufi. Ubwo buhanga ugize ahubwo noneho ukamenya ko ari bwo utangiye kumenya, aho kugira ngo wumve ko hari aho ugeze umenya, ahubwo ukavuga uti niyo ntambwe noneho nteyo kugira ngo nshake uko kuri, kuko ni urugendo, ntabwo ari ikintu umuntu afata rimwe kwa rimwe ngo baragishikiriye. Kuri uyu munsi aho duserebura cyangwa twizihiza Thomas wa Aquin nk'umurinzi wacu, ndakeka bamuhitamo bagendeye ku kamaro afitiye kiliziya, cyane cyane nk'uko mubivuze, ni umuhanga mu bya kiliziya no mu nyigisho za kiliziya, cyane cyane binyuze mu bitabo yanditse, ndetse no mu nyigisho z'ukwemera yagiye ashyiraho. Kubw'iyo mpamvu yagiye yibanda cyane cyane mu byo yandikaga, ndetse n'ubuzima bwe guhuza ukwemera ndetse n'ubwenge. Ibyo ngibyo akabikora ashaka kugira ngo ukwemera kutaganza cyane, kuko kwatuma umuntu yizera ibintu bitagira
inshigikiro, nanone kandi akabikora yumva ko ubwenge bwonyine ntacyo bwageraho, kuko yumvaga ko kwizera Imana nibyo bitanga ishingiro ry'ibyo umuntu yizera, ariko nanone ubwenge bukamufasha kubishyira ku murongo, kandi bigafasha umuntu kugira ngo akomeze ashaka ukuri ariyo Mana. Thomas Aquinas ni umwe mu bahanga bakomeye cyane Kiliziya yagize mu mateka. Ni mutagatifu mbere na mbere wavutse mu gihumbi magana abiri na makumyabiri na gatanu. Icyo gihe abantu ntago bandikaga ibintu mu buryo bw'iki gihe, ku buryo harimo n'abavuga ko yavutse mu gihumbi magana abiri na makumyabiri na kane, abandi bakavuga ndetse mu gihumbi magana abiri na makumyabiri na gatandatu. Gusa abenshi itariki umwaka bahurizaho ni igihumbi magana abiri na makumyabiri na gatanu. Yabaye umuhanga rero, nyamara yabayeho mu bihe bikomeye, ubwo hari impinduka mu bijyanye n'imyigire n'ubwenge ndetse n'imico, au niveau intellectuel, au niveau culturel, ariko ntiyihunza ibyo bibazo byari bihari, agerageza guhangana nabyo kandi rwose atuje, yemeza yuko umuntu ashobora kugera ku kuri anyuze mu bijyanye n'imitekerereze, mu mitekerereze y'ubwenge busanzwe bwa kimuntu, cyangwa se mu buryo bwo guhishurirwa cyangwa se revelation, ibintu biturutse ku Mana mu buryo butaziguye. Akavuga rero ko byaba binyuze muri iyo nzira ya teolojiya, mu buryo bujyanye no guhishurirwa n'Imana, cyangwa se muri iyo nzira y'imitekerereze ya filozofiya, isoko y'ukuri kose ari Imana. Akavuga rero ko kugira ngo bigerweho kumenya ukuri ugomba kwifashisha yaba ari ukwemera ndetse n'ubuhanga busanzwe bwa kimuntu. Icyo gihe twavuga ko yari filozofiya. Ibyo byombi akavuga ko bitagomba kuvuguruzanya, kuko isoko y'ukuri ku birimo ari Imana, yaba iri muri iyo ya teolojiya cyangwa se ibyo bya filozofiya. Ibyo rero bigatuma avuga yuko ukwemera kudashobora kuvuguruza ubumenyi busanzwe bwa filozofiya, ndetse imitekerereze cyangwa se la raison, ubwo bumenyi buturutse ku mitekerereze nabwo burya ntabwo bugomba cyangwa se bukwiriye kuvuguruza ibijyanye n'ukwemera, kuko iyo bikozwe neza koko mu kuri nta kwibeshya cyangwa se guhubuka, byose usanga koko byuzuzanya bikagera kuri. Abaseminari ndabifuriza umunsi mwiza mutagatifu Thomas Aquinas, akomeze ababere urugero mu gushakisha ubuhanga, bahuza ubwenge ndetse n'ukwemera. Ubwenge bwa muntu ni impano ikomeye Imana yaduhaye, dufasha utuyobora, ubwenge nibwo butuyobora. Noneho rero tukamurikirwa n'ivanjiri, tukamurikirwa n'ijambo ry'Imana mu gushakisha ukuri. Rero n'urubyiruko nabo hano hari n'abakurikiye by'umwihariko umuhamagaro wihariye wo kuba abapadiri, ariko n'abandi bose umuhamagaro twese duhuriyeho ni uwo kuba abatagatifu. Umuhamagaro ni uwo kuba abatagatifu. N'abandi rero bumva twese duhuriye kuba turi abakristu, by'umwihariko ndabwira abo bose ngo bakomeze bakurikire Yesu, buri wese mu nzira Yesu amuhamagarira, aho twese dushaka kuzahurira ni mu ijuru. N'abaseminari bakomeze batera intambwe, bakomeze bumvire Roho Mutagatifu, kandi urundi rubyiruko narwo nk'uko twabivugaga boye gukorwa n'isi, ahubwo twese dukurikire Yesu Kristo, we nzira, ukuri n'ubugingo. Murakoze.